Even mi gent number one the son of Africa Busy Bank King Eagle Golden Coin bwabo heta nitwa Kesi reka nizere ko umeze neza uri hirya no hino hajyatandukanye uri mu Rwanda uri muri Afrika cyangwa se hanze ya Afrika ubwo turavuga ko indi migabane ushoka ubyutse ushoka uri mu kazi kawe mu masaha yo kumanywa nkuko turi hano mu Rwanda cyangwa se ugiye kuryama reka nkubwire ibyo ugiye ngo byose bibe byiza kuri wowe niba utarameze neza of course ibintu biraba ariko bikarangira ukomere kandi ugire ukwihangana nza gace cyane imbere ya kamera ndimo nanjye batinya kamera kugira ngo nzi imbere ya kamera haba hari impamvu ifatika ikomeye igomba kunzana hehe imbere ya kamera. Guess what, uyu munsi ndi kumwe na special guest. Of course I know so special guest ariko uyu munsi ni icyubahiro gikomeye cyane kwakira uyu mugabo ngiye kuvuga kugira ngo mwumve neza. Uyu mugabo ni umunyamakuru mugenzi wanjye ntabwo byoroshye uyu munsi. Yize itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda ararisoza, yakoze ku bitangazamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda. Isango Star yayikozeho, yakoze kuri City Radio, akora ku bitangazamakuru bikomeye no ku YouTube channel za Red Blue JD n'ibindi bitandukanye turuze kugenda tuvugaho. Uyu mugabo no kubahwa cyane, tunamushima cyane ko yabashije kuza muri kano kanya kugira ngo byumve neza. Reka nze mwakire akwibwire, sindi uze kumuvuga amazina. Reka tukwakire muri kano kanya. Ladies and gentlemen, nimumfashe twakire my brother, my friend, the specialist mwitangazamakuru bamwita Jackson Semahoro niko nitwa. Ubundi uretse ishyari n'umutima mubi niki cyatuma udakunda iyi foto? Wow, bamwita Jackson Semahoro niko yitwa. Iryo zina y'umuntu atarangije ngo ntabwo aho ufite amakosa akomeye cyane. Jackson Semahoro niko nitwa. Jackson Semahoro niko nitwa. Ubwo iryo zina ryawe niko nitwa, abantu barabizi. Mbere na mbere ubwo nkushimire wowe wantumiye aha ngaha. Byari bigoye ariko byabaye. Ko byangoye. Impamvu nuko ntari umuntu wa kamera, ntabwo ndi umuntu ukunda kugaragara nyine ku mashusho. Iyi niba atari ya mbere ni ya kabiri ngaragayeho. Nuko ntabikunda nyine tu, ariko ntacyo bitwaye. Ndagira ngo ushimire mbivanye ku mutima kabisa n'abantu bacu baze kudufasha kugushimira kwa wihanganye mukakira utumire mu mwanya muto bufite of course muri gahunda z'umunsi ukabaje kuganira nanje uyu munsi. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye Kesi. Mbere na mbere utarajya kure. Umuntu wavuze utangira ntabwo ari ngiyewe kabisa. Uje naho nabeshye nyomoza. Numvaga ari bishye. Uwo muntu ufite ibigwi bingana gutyo. None se aracyo nabeshye. Ni ngewe? Niwo? Okay, ndagushimiye cyane. By the way, ndi n'umufana wawe. Kandi nkishimira ko uri umwe mu bantu muri uyu mwuga bakuze mbona muzi uri muto ukiza muri ibi bintu muri kaminuza mu myaka za 2018 niba nibeshye. None ubura umuntu wadanje kuri iyi mihanda kabisa wubaho. Ni birabi byadanje ariko niyo gahunda. Aha ko ntari buhaviraho. Itangazamakuru ngo twakigira ubuntu gusa. Bibe kwizina gusa. Tugomba kubikora bikanadutunga. Bikanadutunga of course. Yeah man. Man, rero kuganira nawe bikugana wa n'umuntu w'umunyamakuru none umeze nkawe ni ibintu bigoye ariko turibuze kugeraho duhuriza cyane ko of course tunamenyeranye. Nagize amahirwe yo kuba twara spending some moments muri University of Rwanda. Twigitangazamakuru njya nibuka credit ndacyazi guhereza for my first time niga editing nkoresha Adobe Audition. Ndabyibuka. Muri ikigezani zangeto basige bavuga ngo ubundi nta muntu muzima w'umusore cyangwa umukobwa ngo muri geta bara apartment wenda zitari kuri level ya apartment. Muri iri apartment nishyuraga ku 9. Wewe ni ku 9? Nayishyuraga ku 9 ndabyibuka. Nayishyura kuri 25. Kuri 25. Haratwara habaye abatazi ni Butare dusuze n'abantu bariyo Imadina hariya narahabaye igihe kitari gitoya. Twanahakoreye ibintu binini by the way. Binini of course. Ni naho urugendo rwacu rw'itangazamakuru rwatangiriye by the way. Ibutare uretse ko njye atariho rwatangiriye. Ngiye rwatangiriye hani Gikondo tubikora tutazi kizavamo tubikunze gusa. Njibune natangiye ndi umwanditsi nandika kuri website zitandukanye. Nandika inkuru ziraho uretse ko n'umunyamakuru wiyumvagamo cyane imyidagaduro kuruta n'ibindi byose nubwo nyuma byaje guhinduka.
ariko byahiriye hano i Kigali. Okay, ni nuko tutangiye kwintroduce nyine Semahoro Jackson mu itangazamakuru muri rusange, ariko before ko tuza aho ngaho abantu sinzi niba birubuze kugukundira kubahereza byibura gato uwo dufite ninde ni mu ntoki muri rusange mbere ko tuza mu mwuga w'itangazamakuru, ariho turubuze kwitsa cyane. Reka turi mu buzima busanzwe, Semahoro Jackson ninde ni mu ntoki? Icyo nkuzo no kutinya kamera, ukunda no kwihisha. Ukunda kwihisha cyane. Umuhanga ariko by the way. Ubuhanga byo oya dushimira Imana. Yego. Nkuko warubimbajije, Jackson Semahoro ni umusore usanzwe muto cyane bigaragara, ufite ijwi rimuruta. Ikindi nkaba ndingaragu mbere na mbere babimenye, ubwo abakobwa tubasuhuze cyane ndahari. Ikindi ndi umwana aritambutse ndanakijijwe by the way. Ikindi ubwo navuga nuko ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 9, nkaba ndi uwa 9. Abantu bashaka ko dushwana banyita bucura ariko simbyemera, ariko ndi umwana wa 9 mu rugo. Nkaba naravukiye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera, ni mu murenge wa Nemba, abahazi barahazi. Ari naho nize amashuri yanjye abanza n'igice kimwe cy'amashuri yisumbuye. Ubwo primaire niho nayize, tronc-commun niho nayize, noneho muri superieur naje kwerekeza kuri indi shuri riri Burera n'ubundi, ikigo cyitwa Kagogo Secondary School. Kagogo n'abantu twiganyeyo mbasuhuza cyane, naho narahabaye igihe kingana n'imyaka 2, nza kuhava ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Noneho impamvu zitavuzweho rumwe n'abandi na leta ni impamvu zitavuzweho rumwe kuko nahavuye imburagihe. Nahavuye nahamaze imyaka 2, naragombaga kuhamara 3. Undi mwaka naje kurangiriza mu karere ka Rulindo, niho ari naho nasoreje. Nkaba narigaga ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo. Nyuma naje gusoza n'amanota atari mabi, byatumye nerekeza muri kaminuza y'u Rwanda njya kwiga mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho, ari byo nasorejemo. Ubu imyaka ikabibaye 1, 2, 3. Imyaka 3 irashize. Yego. Ubu nyuma yaho ntangira itangazamakuru, nubwo muri kaminuza ni nararitangiye ndikora, ariko biraho bidafite imbaraga. Nandika kuri website nk'Ibutare, hari radio iri muri kaminuza, sinzi nibikirimo n'ubu ngubu. Agaciro. Yego, aho ngaho nahakoreye ibintu binini cyane. Abantu bakaza gushungera ku kigega, ndabyibuka cyabizimungu, handi bitire ku kigega cya Bizimungu. Ubwo barahazi. Nyuma naje i Kigali, n'ubundi nkomeze mu itangazamakuru, ariko noneho ndi kwibanda cyane ku bintu bijyana n'ibyegeranyo. Nkorera imwe muri chaîne nini muzikora ibyegeranyo muri iki gihugu, nkorera Red Blue JD, ahantu nabaye imyaka 3 nkora ibyegeranyo, abantu bakabikunda. Tunabashimira baduhaye umwanya hari muri Red Blue JD, twarabikoze barabikunda. Nyuma naje kujya mu bindi, ariko mbere yuko njya muri Red Blue nabanje mu Isango, ari naho nakoze stage. Naho hari abantu benshi twabanyemo, na nyuma nza kugarukamo dukora muri Sunday night. Abantu bumvaga akantu kitwa ukuri nyakuri, bakarex barabizi. Nyuma rero naje kujya mu bindi nk'umuntu ubukeneye kwaguka mu mwuga cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe, duca hirya no hino, duca inshuro, dukora ibiki n'ibiki. Nyuma rero ubu n'ubundi ndacyari kuri YouTube, by the way, ndacyabaho ibyegeranyo nk'ibisanzwe. Okay, byabaye birebera ariko wihangane wa mugabo. Nibyo nashaka. Kandi ntaratangira ahubwo winjiye mu mwuga w'itangazamakuru, reka naho dukomereza tugenda twivanga n'ubuzima busanzwe. By the way, abantu impamvu tugufite hano ni izina rikomeye kano kanya umaze kubaka mu mwuga w'itangazamakuru, by'umwihariko mu bijyanye n'ibyegeranyo. Kimwe mu bantu b'itangazamakuru barabizi, cyangwa se n'abitekerezo barabizi, documentaire iragora. Turagira ngo before yuko abantu bashobora kuba bakumva barakumvise kuri Red Blue JD, ukavaho ukabura aho uri gukora kano kanya, naho turaza kuhavuga. Turagira ngo abantu banze bumve genre ukoramo documentaire kugira ngo iboneke. Imvune zo ziri nyuma y'izina Jackson Semahoro niko yitwa nizi.
mbere na mbere njye ntabwo ari ibintu bimvuna, yego biravunanye ku bantu babyumva, ariko iyo ari ibintu ukunda burya ntabwo bikuvuna. Iyo ukora ikintu ukunda buri gihe kirakorohera nubwo cyaba kivunanye bingana gute. Njye rero ni ibintu nkunda, ni ibintu by'umwihariko bisaba gusoma cyane no kwita kuri buri kantu. Nanone uvanyeho uko gusoma, kuba wagize ibyo usoma n'uburyo ubibwiramo abantu nacyo ni ikintu gikonta. Uburyo ubaramo inkuru zawe ari nabwo butuma abantu batabirambirwa, ukaba uri kubabwira ibintu bya politike biremereye ariko ntibibarambire, akumva yakicara akabyumva. Ubwo buhanga bwo kuyobora ijwi, bwo kugira gute, nibyo ahanini nta zindi mvune ngiye mbona zibamo, gusa bisaba umwanya. Niyo mpamvu wari waranambutse, bisaba umwanya kwicara ugategura n'iki. Ubundi nizo mvune navuga ko gusoma cyane, gusoma nakazi koroha ku muntu ufite icyo ashaka n'ubikunda, ariko abantu benshi badukurikiye barabizi gusoma, barabitinya bamwe na bamwe, si bose. Nibarege tuzaya tubibasomera tubibabwire mu byegeranyo utahaga kumva. Harya akazi kawe ni akahe? Akazi kanjye ni kamwe, ni ukukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Jackson si mahoro, nicyo leta y'inaha yadushinze. Alright, so abantu bakumva ukano kanya nakomeje kuvuga ngo bari kumva izina riremere mu byegeranyo. Ase buriya feedback ubona se ntabwo zibikwereka wowe? Nyine ntabwo mba numva ari ibintu byabaye binini cyane. Icyo nicyo nimwe muri characteristic y'abantu bazi ubwenge. Oya ni bukeye ibyo okay. Nari ndimo ndavuga ni ryari wahisemo kwinjira mu isi y'ibyegeranyo? Itangazamakuru ibintu twigamo ni byinshi, ibyo wakora, waba radio presenter, TV presenter, ibintu nk'ibyo, waba umwanditsi wo kuri newspapers. Wowe waje guhitamo jahe yo kuri ibyegeranyo ryane ryarumvise ko wabikora, wahere ku ma website, radio ukora na television, waje guhitamo kujya gukora ibyegeranyo kubera iki? Byatangiye ryari? Navuga ko ari impamvu ebyiri zatumye mpitamo kujya gukora ibintu bijyana n'ibyegeranyo cyane, cyangwa mu nkuru zicukumbuye zisaba kudokimenta ibintu. Impamvu ya mbere, ntago cyari ikibuga buri wese yisangamo. Bivuze ngo na competition yari irimo ntabwo yari nini cyane, kuko twiga abenshi baravuga ngo nge ndajya gukora mu myidagaduro, mvuge showbiz, nkora amakuru y'ibyamamare, nyine ugasanga bose niho bari kubyiganira. Yego. Abandi bati turajya muri siporo, tujye kogeza imipira. Hari na bamwe twiganye umaze gukomera muri icyo gice cya siporo. Nkabona rero aho hantu bizagorana no kubona naho wamenera mu gihe ibintu urimo biri gukorwa n'abantu benshi muri rusange, no kugaragaza icyo ushoboye biragorana. Exactly. Icyo nicyo cyatumye mvuga nti reka njye muri ibi ngibi bose bari gutinya, ndebe ko nabikora. Kubw'amahirwe mbona ntuzi ikintu, umwe aragikunze, babiri baragikunze, ubu mumaze kuba 5. Turabishimira Imana ko bapfubeje se. Kago numva ko ari benshi. Yego abahari ubwo turabashimira Imana, ni benshi aho bari hagiye hatandukanye. Ikindi cya kabiri, ndi umuntu, nari umuntu udakunda kugaragara, nari umuntu usohoka gake, nari umuntu ukunda kwibera mu rugo agakora utuntu twe, wowe urabizi. Ndabizi. Ubwo rero byamfashaga kubona umwanya munini wo kwicara, niba ari ikintu ngiye gusomaho nkagisoma, niba ari ibyo ndi bweditinge, niba ari ibyo ndegeranya nkabikora ndi mu rugo. Rero documentaire nicyo kintu nagombaga gukora kabisa. Aha. Ufata urugendo rwa documentaire. Yego. Ariko nubwo warutangiye, ese abari igihe kigeze kigero uri mu kazi ko gukora ibyo byegeranyo ukumva wakwitinga? Nkabivamo. Ntabwo ari rimwe, nta nubwo ari kabiri. The experience byagenze bite? Byari habaye iki? Bitangira mbere na mbere, nubwo icyo twari tugambiriye atari ukubona ubushobozi buvamo, ndavuga mu buryo bw'amafaranga, nabyo byaratugoye. Nyine ukabona uri gukora ibintu barabikunze, bari kubereye, ariko ntacyo uri gukura amafaranga. Uti wajya mu bindira ko itangazamakuru ryagutse, wajya mu bindi birimo n'amafaranga. Nawe madiri nagendaga nyabona, waza tugakora ibi. Nako nyine nge nkavuga nti ndaguma kubyigira. Imwe nashatse kubivamo, navuga nti reka mbireke ngende kabisa. Ikindi cya kabiri, ikindi gihe byigeze kubaho nkumva nabivamo, comment z'abantu. Iyo ukiza mu bintu, ubwo nka hariya twari turi, yari platform nini, yari maze kunyuraho amazina akomeye.
ku buryo wakoraga ikintu bakavuga ngo wese uri ntuzi, bashaka kugusanisha n'undi muntu uhavuye wari uhari wari umaze kubaka izina. Ibyo rero bikaguca intege nyine, umuntu ugakora ikintu cyakuvunye akazana igikomenti kibi kibaho agakubita aho ngaho. N'umutegetsi arabyibuka, nako my boss arabyibuka, JD nigeze kumusanga muri office nabubwira ni ngewe reka ibintu byawe mbikurekere nigendere, ndabona abantu bawe batanshaka banze kunyumva. Komenti hari kuza komenti 100 nka 50 bose bari kunkasa. Ni nkiye yagukashije ukavuga uti ye iratuma njya kwa boss museze. Zari nyinshi ariko zabaga ziganjemo izivuga ko nta kintu nzi, ibyo nakora byose ntazagera ku rwego rwa runaka wari uhavuye, ntazagera nyine aho ngaho. Ikindi bakugiranyaga nande icyo gihe umuntu bari bamaze kumenyera ari mwanafunzi, bavuga ati we ntabwo uri mwanafunzi rero ugenda. Ikindi ni abantu sinzi niba baba mu Rwanda bagiraga comment nyine wakora nk'ikintu bakavuga ngo uri igikoresho, ngo wowe ngo leta ngiri kugukoresha, ngo ibintu nk'ibyo bakakwita n'andi mazina nyine tu. Ariko ibyo byaje kurangira, abatangiye bapinga baba abafana. Nyuma ariko na comment nazo ni sawa, zatumaga tugira ibyo dukosora. Niba hari ahantu wibeshye ukamenya ko ubutaha uzakosora, niba hari detail wasimbutse kandi ari zingenzi ukamenya ko ubutaha nyine ugomba kwita kuri buri kantu. Ibyo rero twabikuragamo amasomo n'imbaraga zikomeye zo gukomeza gukora nyine tu. Ariko tukagira by'umwihariko n'umuntu bura JD ni umuntu w'umuhanga cyane muri ibi bintu. We nubwo yabaga ari inyuma ariko yabaga bizi neza ko kugira ikiganiro kibi cyiza nawe haraza kuba ari mu kuvuga. Mu gihe wakoraga kuri Red Blue JD habayeho yarakuraga of course kanakora neza, ariko nibwo gwa mbere natangiye kubona lyric documentary. Yego byaje kubwaho video ya mbere nabonye nimwe ibyo bintu yari video ya Samuel Jackson. Ikira gitekerezo cyavuye he? Ubwo ni bwa lyric documentary ni ya video ni documentaire ukuvuga amagambo yandika ku screen y'abantu. Biriya ntago najye hari ngo mvuge ko cyari igitekerezo cyanjye, cyari igitekerezo cy'umukoresha of course, kuko byaje se kuri documentaire zawe ngira ngo ntago hakoraga wenyine. Yego wari ufite team nini wakoraga na ba Jado Dukuza rya nakoze. Barantekereza ko ibiganiro byabo byaciyeho mbere, wakoranaga nande kiragiye, ariko nyuma hari abandi basore ba Ivete yarakiriho narahamusanze ariko ntago yaha. Alright, so abantu barabizi bijyanye n'ikoranabuhanga nyine rigera igira gurukere mukaba ryaduhinduka. Of course murabona ko duhinduye microphone uburyo kwa turimo turakoramo, ariko nibyo nababwiye no matter what akazi kagomba kugira gute, kagomba gukora bakabona iby'amaso y'abatigeze abona na rimwe. Ubu si ubwa mbere se kuri no mihanda ya YouTube channel, ni nk'ubwa kabiri. Nubwa mbere. Proud kukwakira for the first time kabisa. Urakoze cyane, nashimye kabisa kandi n'abakunzi ba yawe TV show. Yawe TV. Bandebe kandi bankunde. Yego nanjye baturebe kandi badukunde. Yego niko bimeze. Yego reka dukomeze bakora tugeze kandi ukubaza mwazanye uburyo bushye gukora kuri kira gitangazamakuru bwo gukora documentaire, ariko bimwe mu byo muvuga lyrics cyangwa se amagambo akagena anagaragara muri screen kugira ngo bumve gusa. Nari mbonda kubaza wakoranaga n'abantu benshi, twavugaga ba Mupenda, twavugaga ba Emmanuel, ba David, ariko babigeragereza kuri Samuel Jackson. Ibyo bintu wowe ubwawe byakugaragarije iki? Nta kindi kidasanzwe, ahubwo nuko ari ngiye wari active cyane muri icyo gihe mbere na mbere, kandi twari dufite projet nini turi gukoraho kandi nabo bari bahari babigiragamo uruhare. Ariko byo byaje ari igitekerezo cy'umukoresha avuga ati dukeneye kongera imbaraga muri team, dukeneye abantu beditinga, abahungu bazi kweditinga neza kabisa, aribo bakoraga biriya bintu, ntabwo ari ngiye babikoraga. Abahungu nka bawoze n'umuhanga cyane mu kweditinga, hari undi witwa Black nawe yari mubi cyane mu kweditinga. Abo nibo bakoraga rero ibintu wabonaga bimeze kuriya, tugahuriza hamwe, nshobora kwandika iyo script nziza, nshobora kurikodinga neza, ariko byagera mu gutunganya amashusho ntimbe ni mwiza mu kubikora. Rero haje ubahanga muri ibyo bintu
big shout out to them. Okay. Ndibuze kubaza ibibazo nyine bijyanye n'ibyo ukora muko nikiza kandi nubwo bwa mbere twakiriye umuntu ukora ama documentaire none ku buryo bikoramo turagira ngo tumara abantu amatsiko umuntu iyo yumva uvuga abari kwibaza se uyu mujama Samuel Jackson ari gusoma abikura mu mutwe abikura mu mashini bigenda bitaho abantu urabasubiza hari bakunda kubimbaza n'ubundi akamaze ati gukora documentaire kuri biriya bintu byose uba wabifashe mu mutwe ntago bibaho wafata mu mutwe se inyandiko amagambo 3000 ntago bishoboka ikunda ikibaho mbere na mbere utegura script urasoma ibintu bitandukanye ukagenda ubyegeranya ugategura iyo nyandiko script ukayishira mu mashini none wajya kuri codinga ukabubisoma buri jambo wumva mvuga riba ryanditse nuvuga ngo uvuga ibyanditse ni ibyanditse wanikorera no kwizina ryawe ubonye script yanjye urabibona Jackson Semahoro niko nitwa Karabanza intro ikakomeza kugeza ku musozo buri kantu mvuga kaba kanditse. Okay, ubwo bantu nyine bakona kubyibaza cyangwa se bafite amatsiko y'ibyo ngibyo babyumve ko Jackson Semahoro nubwo avuga mu runtu rumeze nk'ururirimbo kuntu ariko ababisoma ari naho ubuhanga bwe bugaragarira nyine nacyo twanavugaga ibaze kuba uri gusoma ukarhyminga like that ni ibintu byiza cyane. Nanjye kubaza kugira ngo warutubwiye impamvu wahisemo kujya mu mwuga w'itangazamakuru amini kujya gukora ama documentaire hari umuntu waba waragufasha ukuboko mu bantu bari basanzwe babikora cyangwa se ukamukunda ukamufata nk'ikitegererezo mu bijyanye na documentaire mora ubakugereranyaga nabo yego uwamfasha ukuboko we ntawe kabisa nta muntu wavuze ngo ngwino dukora ibi bintu ntawe ariko tuba dufite aba grand frère turebera aho twubaha wowe barahari specifically ni wande barahari baba binaha n'abatarabinaha ariko by'umwihariko inaha buranakundaga umuntu witwa Gentil Gideon yakoraga ibintu neza nkabikunda. I was a big fan of him. Bamwarafunzi bamunana bose bakora ibintu neza buri wese nyira akaba afite akantu umwigiraho either uburyo ateguramo inyandiko ze uburyo atwara ijwi rye uburyo akurikiranye ibintu muri documentaire ze buri wese nyira ukagenda umwigiraho akantu kamwe none nawe ukikora wowe ubwawe. Niyo mpamvu ntaje bavuga ngo ndi kwigana ntuza ntawe bavuze ngo nigana ntawe kabisa. Icyo kibazo cyo rangiye kukubaza abantu bakora ibyegeranyo kenshi cyangwa se itangazamakuru babashinja ndavuga audience kwigana abantu runaka kandi harimo n'ababikora yes umuntu ugasoma ukumva ni runaka ni Jackson Semahoro ni Gentil Gideon na wa Mwanafunzi cyase bamuhire munana niki kintu gituma umuntu aba we ntabo bandi nubwo yaba bafata nk'ikitegererezo nireba ngo akoresheje mbere na mbere no kumenya icyo ushaka ukamenya ko nta gihe na kimwe copy izagira agaciro hariho original iki kintu ukakimenya nta na rimwe umuntu wigana tuvuge ukwigana wowe azagafata kurutwo wagafata buri gihe azategereza ko wakoze azi nyuma ya uzahurira inyuma y'uwo muntu wigana buri gihe ariko ushaka kubikuse n'abantu wigiye ushaka kuburusha ushaka kuzavati muri abo bose nabigiye ariko ntago mbigana kwigira ku muntu byo birasanzwe ufite umuntu wigiraho ni sawa ariko kumwigana ushaka kuba nkawe ibyo biragorana nta nubwo wagira kuri keretse we ushaka kubaka kariyeri yo kwigana. Hari abantu tuzi batunzwe no kwigana amajwi y'abandi niba ari ibyo ushaka byo sawa ariko niba uje nko muri documentaire uvuga uti ngewe ndashaka kubaka brand yanjye itandukanye n'izindi ziri ku isoko ba wowe umenye ko ibyo ukora ugomba kuba wowe apana kubundi muntu be yourself. Yego ariko ngo bikagora cyane ubu bakunda ukurikira ibyo bakora hanyuma ni nkiye technique ukoresha kugira ngo ubigiraho ariko none utandukane nabo ko niko kantu mbere na mbere ngewe technique nakoresheje kugira ntagwa muri uwo mutego kwisanga ngiye kuri coding abakumva n'intuza nabumvaga kenshi mbere ntarabitangira ariko nyuma aho natangiriye kugira kubikora nanjye nagiye ngabanya inshuro umwumva kuko nujya muri recording room maze kumva runaka haba hari ibyago byinshi kuraza kugwa muri tone uraza kwisanga nyine uri kuvuga nkuko wahuza umwumva avuga. Rero iyo ubikora gake ukamenya ko nyine ugomba nawe kwizanira utuntu twawe ikindi abantu wenda batamenya kumenya kwihimbira amagambo yawe ku buryo ufite ijambo bavuga bati runaka nihagira undi uvuga iri jambo urugero nka miliyaridi y'utunyangingo n'ibiki uhita wumva wari we nubwo ntavuga izina rye icyo kintu rero umuntu akakimenya ko
ugomba kwicurira amagambo yawe ukamenya uburyo utangamo ingero zawe yego. Okay, ni nk'ayahe magambo ya Jackson Ssemwanga nitumva hano zavuga uti uwo muntu ya nta ibyo bintu sibyo? Hari akantu nakoze nk'akari ako kuvuga ngo byo kukubwira iby'amatwi watigeze yumva na rimwe. Hari abantu njya nkumvana it's good ni sawa, ariko ntekereza ko ndi mu bantu batangiye gukoresha ako kantu mbere. Ubarimo ariko so wangatangiye? Oya ninjye bakavuze. Wagatanje muri benshi ni wangatangiye. Ni ijambo risanzwe ry'ikinyarwanda wenda nagize uruhare mu kuryamamaza rikavugwa kenshi nanjye. Ni gukora ubitangazamakuru by'umwe ku madocumentary ni umuntu wa mbere watangiye gukoresha. Ndakeka ari njye, niba hari undi ubwo nawe tumusubize. Amanika akaboko. Okay, ariko ntago ari kubw'umutima mubi, ntago ari kubw'iki, nta kantu gasanzwe kariho k'ikinyarwanda ariko njye nakunze gukoresha kenshi. Umuntu ashobora kuvuga ngo waruvuze utumiri ari dino tunyange ngo ntiwavuga nyiraryo aho ntiyaba ari kumumenyera umenye. Nabazaga ni umuntu ashobora kwibaza ati se byaba ari beef bafitanye, byaba ari uko ari umucompetitor wande wawe? Oya ahubwo wabyumvishe mu yindi sansi itayo. Navuze nge nari mvuze umuntu ashobora gukora ikintu ashobora gucura ijambo ku buryo azajya rivuga ntibibe ngombwa kuvuga izina rye bagahita bamumenya. Ubwo impamvu utamuvuze mu wanafunze mwahise mumumenya ni uko mwari okay, abantu bagiye babyumva neza. Umuntu ashobora ngo nubwo ntari bumuvuge akaba ari ukana coating akonyera akavango amugira ishyamba. Nubwo ntamuvuga uvuze miliyari z'utunyangingo umenye wari cyane kabisa. Biri negative biri positive. Najya ngo bibe clear. Okay, turacyane kuganira na Ssemwanga Jackson. Ndashaka kukubaza ubwo rugendo wakoze ku bitangazamakuru muri rusange bigiye bitandukanye kugera kuri kano kanya aho uri gukora experience imezite, nicyo usangiza abagenzi bari muri umwuga w'itangazamakuru by'umwihariko bakora genre cyangwa se format ukoramo? Dukora format igoye mbere na mbere, isaba kwihangana, isaba nyine ko abantu bakwemera kuko dukora cyane cyane ku marangamutima y'abantu. Buriya no gukunda documentary yuko hari ukuntu yihuza n'amarangamutima yawe, birenze kuba harimo ya mibare ya za facts ya amateka ukeneye, ariko hari n'ukuntu bigukora ku marangamutima. Rero ni ibintu bigorana kuba umuntu yaza ngahite anafatisha, bisaba nyine kwihangana. Ikindi cya kabiri, henshi mu bitangazamakuru wasangaga atari ibintu bashyiramo imbaraga, bavuga bati se ibyo bintu bamara icyumweru cyose uri gutegura ikiganiro kimwe, mu gihe biradutwara igihe n'amafaranga kandi twagakoze ibindi byoroheje bikarangira. Nyine ugasanga n'umuntu ubikora ntago bari kumuha umwanya uhagije n'amafaranga ahagije ngo abe yabikora, ugasanga nyine nta mafaranga arimo. Ariko ubu ngubu byarakunze bimeze neza, ibitangazamakuru byamenye kubaha umuntu ukora documentary ko ari umuntu nyine wa danger, ukwiye guhabwa umwanya n'amafaranga agakora ibintu bye. Ariko nyine mbere na mbere n'uwatekereza kubizamo amenye ko atari ikintu cyoroshye, amenye ko ushobora kubesha umuntu rimwe by'umwihariko nk'abanyarwanda, rimwe wamubesha bigakunda ariko ntiwamubesha kabiri. Iyo nta kintu kirimo barakurika mani, barakurika. Nta wakumva documentary yawe kabiri yumva nta kintu kirimo, ntawe kabisa. Okay, ujya mu itangazamakuru by'umwihariko kuritangira cyangwa se ujya kuryiga, wumvaga uzakora documentary? Oya, wumvaga uzakora mu bijyanye n'iki? Mvuga nzakora showbiz, nzakora imyidagaduro, kuko hari nk'aba grand frère twakuze dukunda nka Aristudi n'urugero, bati nzaba nka Aristudi muri showbiz nge hosting abahanzi. N'ibiganiro byinshi nakoze nkitangira nakora uko nshoboye nkisanisha niyo showbiz nyine to, ariko nyuma naje kubivamo sinabivamo burundu, ariko nyine ndavuga nti reka sinshiremo imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi imbaraga wazishyize, umuntu yumva documentary zawe yumva ari politique by'umwihariko ne wibandaho gukora ibiganiro bifite obere na politique, kuri cyo hisemo kujya muri uwo mujyo bamwe namwe bafata nkaho ari umujyo usa nkaho ugoye urimo ibintu bigoranye, rimwe rimwe n'amabanga ya politique urabizi ko yamenya biba bigoranye. Amana kwibaza kuki wahisemo kujya muri politique se wayihungira yo? Ariko uko tubimo bitandukanye, uwo ariko umeze nk'umuspecialiste mu byegeranya, ariko ubezinga kuri politics. Kubera politique icyambere nta hantu twayihungira, n'ubuzima busanzwe tubamo buri munsi, aho waba uri hose politique kugeraho ni kimwe. Ariko kandi ngiye nta kindi nkora kirenze gusoma ibihari nkabibwira abantu, wenda nkashiramo n'ibitekerezo byanjye bari bikeya,
ariko bidafite uwo byabangamira cyangwa ngo bibangamire inyungu ze, ariko n'impamvu babitinya yuko benshi batekereza ko ari ibintu by'abantu bakuru. Biragoye kubona umuntu wo mu myaka ye 20 avuga ku kintu cya politike cyangwa kuri biriya bintu bisa naho byahariwe abakuru. Niyo mpamvu benshi bavuga ati ibi bintu ubundi bikora gute, ariko birasanzwe. Imyaka ya 20 n'indi ku myaka yanjye 20 n'indi ariko n'indi tarenze 5 wenda hafa harya nabazaga. Yego. Biranatangaje byo bati wa mwana we niyo mpamvu n'abantu benshi duhura bibatungura akavuga ati urantengushe. Umuntu narinzi nenzi ko ari umupapa w'uruhara n'inda, umuntu mukuru nyine we ufite abana benshi w'umupapa nyine tu, akabona ni umusore muto nkanjye umeze ubwanwa vuba bwinshi cyane. Okay, nari ngiye kukubaza feedback za famille z'umuryango zimeze zite? Famille mbere na mbere nibo bantu ba mbere banshyigikira, icyo ni kimwe, ariko bajya kubimenya mfite umugrand frère umwe uba iburasirazuba, ndibuka yanyoherereje akantu arambwira ati kuyu muntu mwitiranwa uramuzi ko numva mwitiranwa uramuzi kandi ari wo ati mfite umuntu mfana nkunda kumva ibiganiro bye ariko mba numva mwitiranwa kabisa. Bwa mbere nanze kumubwira ko ari nge kuko bira bintu babitinya mukuru bavuga ati ibi bintu ko twumva birimo ibintu bikomera ariko nyine bakunda kubyumva, ariko nyuma naje kumubwira ko ari ngewe yanga kubyumva kugeza ubwo ampamagaye iwe mu rugo arambwira ati icara hano, ashyiramo ikiganiro kimwe, ikintu wagikoze nti cyane, agakanda pause ati ngo usubiramo aya magambo, ibyo gihe byarangoye ariko nyuma yaje kubimenya ko ari ngewe. Ubwo n'inshuti ze yari afite inshuti ze zibikunda, ababyeyi bo bibiriye mu cyaro ntago bari babizi cyane, akwirakwiza iyo nkuru nziza ku buhungu wabo yabaye icyamamare, yashoboye kugira icyo akora abantu babiri bakamwemera. Nibyo vuga mu buryo umwe n'umuntu umwe kabiri mudahuriye mu muhanda burya naho ubwamamare buhera. By the way, turakomeza kumara amatsiko y'abantu ariko tunajya ku musozo w'ikiganiro. Reka turebe ikiganiro wenda cy'iminota 30 ukoze kigufata byibura nk'igihe kingana iki from the scratch kugitegura inyuguti ya mbere cyase kubitekerezaho kugira ngo gisoko cyafashe nk'igihe kingana iki? Biterwa na topic imikeya cyangwa se nta kiganiro na kimwe nakora munsi y'umunsi umwe, amasaha 28 byibuze kuzamura. Hari n'icyo namara icyumweru ndi gutegura bitewe nuko kubona data zacyo bigoye, kubona hari n'ibyo ntegura nkabicumbika kubera ntarabibonera introduction. Buriya introduction ni ingora cyane, ushobora kumara nk'amasaha 5 ndi gutegura introduction y'iminota 4 uza gushyira mu kumenya gucura amagambo, ijambo kuryegeranya n'irindi ku buryo byibuze nuza gufungura ikiganiro cyanjye mu minota 4 ya mbere ndaba nkufite kabisa, ndaba nateye akajagari mu matwi yawe, ndaba nahagaritse umutima wawe nyine uvuga uti reka numve ibintu nibiki. Rero ibyo bintu bisaba umwanya kubitegura, bisaba kanya kabisa. Ibindi byo urategura bisanzwe biterwa na topic. Hari ishobora kuba ifite amakuru ubona byoroshye, hari ishobora kuba ifite amakuru bigorana ku buryo uregeranye nyine ibintu bikagutwara igihe kinini, ariko nyine bifata umwanya, nicyo nakubwira. Ibyo birete binyeresheza ku cyacu cyo kubaza ngo reka turi umunsi wa Semahoro Jackson, ubuteguye gute? Umunsi wanjye mbere na mbere ndabyuka mu gitondo, mbyuka saa 11:45 nibwo mba mbyutse buriya, nkitegura iyo ndakorera mu rugo cyangwa ndajya ku kazi, ariko byanze bikunze umunsi wanjye igitondo cyanjye gitangirana no kuri coding. Mbere na mbere kabisa ntaragira ibintu byinshi nkora, mba mfite nka script naraje nkaba nayi recordinga. Ko shitamo kuri coding mu gitondo mba ntarananirwa. Iyo bigeze mu masaha akuze ijwi rirabura kabisa, ariko iyo uri mu gitondo bukiri fresh nta bintu byinshi birakujagaraza, ura recording ijwi rigifite ireme rikiremereye mu kuntu. Mu gitondo rero nibwo nkora kuri codinga bitewe nuko ikintu kingana cyangwa ibintu mfite kuri codinga bingana, nka saa 4 saa 5 mba mbisoje, nkabyiditinga ngatunganya ikiganiro, ndiba ndacyaprodinga nkacyaprodinga. Nimugoroba nakanya nahari gukora udusport duke. Ukora izihe sport?
nshobora kwiruka mu muhanda. ntabwo uterura ibyuma se? Oya, biriya bintu mba numva byandemaze. Biriya bintu ntabwo mbikunda, ariko nyine nkunda gutemberamo gake, aba nava nkano nkagira hari hakurya ibirometero nka bingahe nkagaruka n'amaguru, nicyo nkora. Ikindi undi mwanya wanjye wa nijoro uba urimo gusoma utuntu tugiye dutandukanye. Ni gutegura ikiganiro ubuze kuri kodinga mu gitondo, amasaha y'ijoro niyo nkoresha ndi gusoma ibintu bigiye bitandukanye, nkaryama nkerewe. Nasangaye ntago niyizi naryamye munsi ya saa saba z'ijoro, ukabyuka saa 4:45. Ibyo bizagusajisha, ariko amasaha make. Gusaza se tuzabihungira y'ubu, amaherezo tuzasaza. Kubyihutisha se ni gute? Oya, ahubwo nge ntekereza ko imyaka ndimo ni imyaka yo gukoresha imbaraga. Ariko izo mbaraga ziva mu ko twabaye neza, kandi ubizi ko umuntu afite ibyura amasaha nk'ubu kigero tugezemo atatanirwa 8 byiwe. Yego, ariko ubuzima tubamo muri iyi Kigali ho biragoye ko waryama mu masaha, biragoye. Kandi ntekereza ko hari igihe kizagira nkabura imbaraga, nkaba ntegetswe kuryama nyine tu. Icyo gihe mu gihe kitaragera rero kankoresha izo mbaraga mfite ubu ngubu mbikore, wenda nzagira icyo gihe cyo kuruhuka nk'abandi bose. Hari umuvandimwe ujye uvuga ngo urundi urajya kuruhuka ngo ngorora mu mutwe, wageze kuki? Nanjye ntacyo ndageraho, ndakiyubaka. Rero nkeneye gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Nindi mpamvu hari umuntu wambaje ati kuki ubyuka kare? Yamubwira nti ngewe Jackson Semahoro nta kindi kintu mfite cya danje, icyo nsabwa no gukora cyane gusa. Nta muntu uri inyuma yanjye wo kumpushinga ngo mbe nagira icyo ngeraho bidaturutse mu gukora cyane kwanjye. Nta yindi mpano ya danje mfite itangaje, wenda iri extraordinaire ibyo dukora n'abandi babikora. Rero twe dusabwa gukoresha imbaraga nyinshi kuruta abandi bantu bari bo bose, na cyane ko nitwe iwacu bategerejeho gukira kwabo. Rero ntago tuba tugomba kuzana kujenjeka ngo twishinge wenda babana ubusanga bategereje kubaho neza cyangwa se kugira ibyo bageraho babikuye kuri iwabo ku babyeyi n'iki. Babana basevingiwe, inshuti yanjye Kezidora ndamusuhuje. Twe dutandukanye rero na gutyo. Twe rero ntayo, ni imitungo tugomba kuzashaka tukayisigira abazadukomokaho. Tugomba guhindura amateka. Niyo mpamvu ubona ntataha mu rugo kenshi cyane. Nzasubira ngiye guhindura amateka. Okay, hanyuma se ubundi uri kodingira mu rugo iwawe? Mfite home studio, mfite ahantu nkorera ibintu byanjye, ahantu ntegurira nkanahari kodingira ku buryo nahakorera ikiganiro kikarangira mu rugo. Okay, that's fine. Reka twibarize iki kibazo kigena kiti mu byegeranyo wakoze kuvangira muri kariyeri, ni kihe cyegeranyo wakoze kavuga uti iki ngiki kabisa n'uyu mwanya, cyangwa se amagambo akwe cyangwa se ikintu wakoze ukavuga uti iki kintu kagikunda kurusha ibindi? Aho biragoye kuko ibyegeranyo byanjye byose ndabikunda. Cyangwa se ni cyo wakoze ukabona abantu baragikunze, cyangwa se ijambo wakoze, ikintu wakoze wenda hari ibiganiro byinshi nakoze cyane nk'ibiri kuri Red Blue JD. Hari ndi mu bantu ba mbere bakoze mu buryo bwa documentaire y'ikinyarwanda ibya biri kuba muri Mozambique, ari kuba ubwicanyi bya byihebe biri kwica abantu umunsi ku wundi. Barakirebye cyane kuko n'ubwa mbere bari babonye ibintu byegeranyije gutyo. Ubu kimaze kurebwa n'ibihumbi 440 gutyo. Ikindi kiganiro ni icyo nibiganiro nakoze kuri babagabo bo muri Kongo, cyo nakoze kuri Sultan Makenga, abantu baragikunze cyane. Icyo nakoze kuri Laurent Nkunda baragikunze baranakireba cyane. Icyo nakoze kuri Bosco Ntaganda, Terminator Rutango, baragikunze cyane ku buryo benshi bagiye banakinyuhiririza bavuga bati cyakoze iki ni ikiganiro. Ibyo ni bimwe muri byinshi nakoze. Ibindi nibyo nagiye nkora ku bafande binaha bakabikunda. Inshuti zanjye z'abafande ndabasuhuza cyane, bari nabo mu bantu ba motiva kubikora. Baravuga ati gikore wazatubwiye kuri uyu muntu nkabikora nyine tu. Ariko ikindi kiganiro nakoze cyanagize impact nini abantu, kikampuza n'abantu b'i Burundi by'umwihariko, aricyo nakoze ku gisirikare cy'i Burundi. Kimwe ntangira mvuga ni mpagaza hirengeye ndeba imisozi ya Kina za Busaga n'ibiki n'umuterere. Abantu baragikunze baravuga ati kumbe iwacu urahazi. Ese amazina undi yakura he? Hari aho mba nzi, hari naho dusoma tukamenya.
Okay, hanyuma twabazaga ku cyagize impact nziza, hari cyaba cyagize impact mu biganiro ugeze ukora? yego kigatuma n'abantu ibyo twitwa ngo bakakuburesinga. hari ikiganiro nakoze kuri Rose Kabuye, yari documentaire nyine imuvugaho amateka n'ibigwi bye, ari umusirikare na nyuma yaho. Iki kiganiro abantu baragikunze, ndetse hari n'abavuze bati wa mugabo we twakugurira n'akantu, kuko nari nazanyemo akantu k'ibintu byigeze kuba bw'abantu inaha bigaragambyaga bavuga ati turashaka nde Roza wacu, ababyibuka barabizi, abantu wari uriho icyo gihe benshi baravuga ati kumbe aka kantu ntabwo twakibukaga, wari uriho icyo gihe wowe? Wose wagakuye? Njye nari impari icyo gihe nigaga mu mashuri abanza. Icyo kiganiro nacyo cyakoze ku mitima ya benshi. Ikindi nicyo nakoze kuri mushiki w'abashu, nacyo abantu baragikunze kandi mbona comment nziza cyane. Abansanga mu gikari abatanze comment ku biganiro nagiye mbibona kabisa. Muri bano njyewe icyo cyaroza akabuye nanjye cyarankomye, ariko njye ibiganiro byawe byose urabikunda bikunda, sometimes na feedback nkanayiguha, ariko ibiganiro byo kuri abayobozi bacu ibiganiro ndabikunda nanjye. Nari ngiye kubaza se bano bayobozi ukoraho hari amabanga, reka tuvuge hari ibintu uvuga nyine abantu bataba bazi, ese hari uburyo ukoraho ibiganiro ukabegera ukabasanga kuguhereza amakuru ubu bwabo? Ubundi se hari amakuru adasanzwe atari ku mihanda nk'uko babivuga? Ni ibintu biba bisanzwe bihari, wenda biri ahantu hagiye hatandukanye, byaranditswe n'abandi cyangwa nabo ubwabo barabyivugiye mu biganiro bitandukanye baba barakoze. Icyo nkora njye ni ukwegeranya ibintu nakuye kuri sosi nk'ijana, sosi nka sa umugani w'ababana, nkabyegeranya nkabiguha ubyumva icyarimwe imbumbe, naho nta bindi byo gucukumbara kujya hirya mu mabanga y'abandi. Nta numwe mwari mwabona umugani face to face aguha amakuru? Ntawe, ariko ndabyifuza, arahomba nifuza kuzahura nabo tukaganira nyine tu abandi nkandi muntu uvuga uti umuntu kabisa niduhura. nka James Kabare ni umuntu mba numva twahura tukaganira cyane cyane nko ku mateka y'inaha, amateka y'urugamba by'umwihariko, nyine nkakora documentaire ivuye mu bintu twaganiriye, apana ibyo nasomye hirya. Wowe ntabwo uramukora documentaire? Narayikoze, ariko ni y'ibintu bisanzwe byanditse bihari negeranyije. Ushaka gukora ivuguruye? Mbonye mu mahirwe why not, nabyishimiye. Yego, nari mubajije niba ari ibyo ni ibyakuburesinze cyangwa se bigakuza kariyeri ya mu buryo bwiza, hari n'ibyazanye feedback itari nziza wenda ku bantu wakozeho, cyangwa se bikaba byagira impact mbi kuri kariyeri yawe? Kugeza ubu ntabyo. Kugeza ubu ntabyo ndabona kabisa. Reka dushime Imana kandi kumeze igufashe muri uwo mujyi. Turimo turagana ku musozo rero, ariko ari utubazo muri rusange nshaka kwibariza turi personal dushobora dusubiza TikTok. Jackson Semahoro ugiye kuba nka Rumaga, Junior Rumaga niwe hari ukuntu ajya yita bimuhamagaye amazina nke cyangwa se ndi ndakubona ni ikintu kamwe mu buzima bwawe busanzwe, ni iki kintu bibiri wumva ukunda kurya? Nkunda kurya ibirayi ndabikunda cyane. Iwanyu umuntu abyita ibiryo? Biriya nibyo biryo ubundi. Ibirayi nk'abantu b'iwacu cyane cyane biragoye kubona umuntu udakunda ibirayi. Muravuga mutereka turisha ibirayi ibiryo? Ibiryo turabirisha ibishyimbo? Niko biba bimeze kabisa. Murisha ibiryo ibishyimbo? Ibirayi nyine biri mu bintu dukunda cyane, biri no mu biribwa ndya kenshi, nanamara igihe kinini ndi kurya simbyinubire kabisa. Icyo kunywa cyo sinzi niba twakivugaho. Icyo kunywa ntago ndi umuntu ukunda ibintu bisembuye, ndagerageza nubwo ari gake, ariko kunywa nta kintu kihariye wavuga ngo nkunda kunywa. Uranywa tu? Ngenda kwa kitica. Kipfa kuba kitica, ngenda nywa kabisa. Okay. Urateganya nko kuzabona umukunzi nka ryari? Kuzabona umukunzi? Kuzamushaka? Urabizi ko ntawe mfite? Nabazaga. Imana niba ishaka igihe kizagera bibe, kuko watangira muri ingaragu ushobora gusanga wenda nta ingaragu se nuko ibidafite umukunzi. Nyine nari baje niyo ingaragu ifite umukunzi cyangwa ni ingaragu nyine iyi ngaragu sishamano yiyakiriye. Iyi ngaragu ntabwo igaragiwe, ariko
mbere na mbere ibintu byo gukundana n'abakunzi ni ibintu bisaba umwanya, rimwe na rimwe usanga tutari kubona kenshi, ariko igihe kizagera bizaba. Ariko nanone hari igihe usanga focus kuri ubu ngubu atari ukujya mu rukundo cyangwa iki, haracyari kare. Okay, hanyuma reka dusoze kino kiganiro, ugire ubutumwa ugenera abantu bari bakurikiye Yawe TV muri rusange, ariko baze no kwibuka ubu ngubu uri gukora ku gitangazamakuru. Ubu ngubu cyane cyane abashuti banjye bo kuri YouTube bashobora kureba ibiganiro kuri chaîne yitwa Akarabo TV 2, aho ngaho hari gucaho ibiganiro byanjye, n'izindi move zanjye bazagenda bamenya ibyo ari byo. Yego, icyo nababwira ubwo nukubashimira abantu badukunda ni sawa, ariko ikindi nababwira nuko Jackson Semahoro ubona aha ngaha ni wa wundi wakoze bya biganiro mwakunze, ariko kandi ugikora n'ibindi byinshi. Dushimira ibigo by'abikorera n'ibya leta bigenda biduha akazi, kuko nkora documentaire ziri private z'abantu. Umuntu ushaka documentaire yihariye ndayikora. Amaniversaire ni menshi, abantu banjye dufitanye gahunda iki cyumweru ni benshi. Ikindi navuga baduha akazi, nyine tubaduha akazi, ibyo tubikore kabisa. Voice over, ibintu byose uzumva bikenerijwe, Jackson Semahoro ndahari. Niko witwa. Okay, reka dushimire buri umwe wese rero wanaduteze amaso n'amatwi muri rusange akukira kino kiganiro cyose. Abantu bafite amatsiko yo kumenya Jackson Semahoro ninde, ni muntu ki, ameze gute, no mpamvu twagerageje iyi reka tuyite nka part 1 ikiganiro tugiranye ubuzima bwa Jackson Semahoro. Tunagushimira cyane kuba wabashije kubana natwe, mukadereza umwanya mu mwanya ubugoye cyane uba ufite ku munsi. Oya, nitwe bo gushima, mwakoze kutuzana hano, nawe wakoze kuko wakoresheje imbaraga nyinshi narabibonye. Rimwe ukambwira uti ngwino dukore, nkagukwepa nkana. I'm sorry. It's fine. Ariko nyine finally birabaye, nuko ntari umuntu ukunda kamera. Warakoze kandi nawe nkunda kuntu ufite umuhate mu gukora ibintu byawe. Courage cyane kabisa. Okay, reka tugushimire cyane rero. Niba utarakoze subscribe niko kanye kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Jackson Semahoro uyu munsi niwe twaganire, wenda ejo tuzagenera n'undi muntu. Ngo cyo tugusaba jya hariya hari akazogero kandi subscribe kuri Yawe TV, hanyuma nakara akazogero kandi kugira ngo dushyize ikiganiro umunsi ku munsi. Ubu ko twaje tuje ni Yawe TV of course. Reka ngushimire cyane, ciao, njyewe nitwa Kesi, bye.